Div. Muraho. Yem. Abahan. Bite. Amakuru gawe. Ni neza. Ni amahoro se? Ni amahoro. Ariko nyine none ko muri gutuma nza kubirebera. Hako tuba tubizi ko tugomba kwishyura. Hamwe nese ko mubizi mugatura mama mwumva ko amaherezo gazabagaye. Nese nyine arigereka bitarakunda neza ariko bikazakunda. Biba bitarakunda neza. Nyine dore ukwezi no turabona kutarenze. Nyine tuzayaguha nese ntago tubizi. Muzagampa ryari. Tuyabona. Kama muzi ko nanje zaje zikitereka hano. David. Bit. Orura hariko. Amaso. Usirika mubaza ubundi turapfiki koko niki kirimo gutuma unyirukangana gutya. Uri muranziza icyundi. David. Gwino. Ese wamubundi uri muranziza iki? Gwino bitese. Amakuru yawe. Urarakomeye. Uri kujahise. Uri kujahise ubyutse unyirukangana mu gitondo cya karebu. Niba nari nagukoreye amakosa ajya kundega mu buyobozi bamwe. Nguhamane. Baguhane. Kwihanira ntago byemewe. Baguhane. Baguhane. Gwino. Uri muranzizi. Ceceka. Nyine uri muranzizi. Ceceka. Orura hariko. Ndawuze guturi mu mondaguru. Nibyo. Nyine mbw'inzu zawe nazivuye muri muranzizi iki. David. Mpaga amakaro gatangiye gucuyuka. Akomeze ntago dukoropa. Twarabyumvikanye ko muzancuyurira amakaro. Ako ibintu buri kuvuga uziko nanyi natunze amazu buriya. Mfite abapangaye. Usikambura urumva nakicunze yawe nanjye nzi uko natunze izanjye. Ko wazitunze ukabure mu yo bupangaye wayije mute. Oya byo nibyo tubireke najya nkumvishe ko nanyi natunze amazu. Ukaba waratunze amazu nawe ukabura kwishuzwa. Nta soni se. Biterwa n'igihari tu. Ese rero ntisakaye. Ariko nyine mumenye ngo muba mukwiye kumpera amafaranga ganje igihe. Turabizi pe. Ubwa mbere dutinze kandi. Turaza kuyabura vuba turayaguhereza. Mutware sariyo. Yagiye gushakisha nyine amafaranga yawe, yagiye ku kazi. Ubwo nava yashoboka turita tuyaguhereza. Gahesi kubwaravayo mugahita mugamira. Tukamira guteze. Twebwe icyo turi kubura hano na amafaranga y'inzu, nta byo turi kubura. Yagiye guhiga amafaranga. Yagiye kugazana. Yagiye kukazana.
ntacu ubwo bari gukoroboza ariko rero nagaza namuhite mu nyishu Date tukwishyura rwose muze nta kibazo dore sinongere kugaruka aha ntago tuza aho tuyese turakwirebera nakubwiye ngo mu gihe ugifite umugore wanjye ntabwo ari njye wamuzanye niwe wizanye mu gihe wafashe ugatuma umugore wanjye yahukana nari umuntu w'umugabo ushaka ukangira umuntu w'imbwa ntabwo ari njye nyine reka twumvikane nyine manza wumve ariko yindi ndimo ndumva Devu bite byawe njye mumumbarize bimeze niba mfite n'ikibazo njyana mu buyobozi reka kuza wihanira yemwe cyo cyane iki arafata umuntu akamukubita gutyo uko yiboneye wagira ngo ni umuyobozi muri kano gace murapfikize ese ko yari umuyobozi yakihanira mumumbarize ntabwo wabaye umugore wese naramufashe ndamwikorera mushyira ku mutwe noneho wongera nkubite noneho ngenda nakwereke yabonye nta muntu uhari ndavuga ndamutse mukubise wasanga bamfunze noneho reka mukubita abaturage bahari ongera umwera noneho wagicucuwe bita mumena umutwe uyu mutwe mumena umutwe sikone nakwiboneye hari ongera unyogere ngo ukubite umutwe noneho ubibone ninga nisikirwana namwihoreye agira ngo ashobora kundusha imbaraga noneho ngwino muve mu nzira baduhetse nawe ariko uziko wari wishumu asiki kigabo kigize bicyo ubona ibintu ukoze ubona kumukwemeje ibi nibyo navuga yigize ngo abayobozi ngo nibamureba ngo ibi ngo ntago wowe nashaka umugore nkamukwa nakora ubukwe nkamara n'umugore imyaka 8 ukaza ukamutwara canke nuko muri akagabo karaho gaho ako mugerageze agamakara muje muraganyura nk'aba ari kunyura kwigi ariko uziko turi abapangaye tukwishyura ku kwezi ariko muze Gongo iki wari ubizi ko turi abapangaye tukwishyura ku kwezi none uko ikaro nirivamo tuzarishyiramo nako twaguye kosiyo yakwandura yavamo hameneka itara twaguye kosiyo uzabize ubikoreshe ku buryo bwo mwampa arago kunjanjagurira hari itara ubona na mbese kurya nakicara apana mva mubwire twumvikane mu mahoro sibyo amahoro gahe nta nkweto nambaye igenda ijomba amakaro yawe sibyo ntago tuyahingisha nta suka dukubita no dukwikira sibyo nyine umwe aje arava mu nza hetse undi ntabwo ari ngombwa ngo mwese muganyanyagirewe iyi nzira twasanze isa gutari ku bundi ntabwo babuza bupangaye kuyuri kwibaraguza aha ngaha ugira ngo twe twanagufashije ziko iyi nzira irimo agahuyo kandi isuku yanyu sinabibabwiye umva rero nkubwire muzehe sibyo sinkunda umuntu mbyukira mu gitondo ujye uza saa 6 uze kwishyuza abantu bose twabyutse muzamvire mu nzu tange no kumbuza kundera mu rugo byangwa se twabarande dupanga aho kubyukira ku muryango w'umuntu ukomagana sinze mumanze munyishure ushaka kukwishyura utariho hanyuma bikakomera gukubita abantu uburenganzira bwo yamwaye umugore bamureka ko ngiye mukubita mumureke oya mumureka kurwane niba abaze kirwana simubeshye nari amavubu no munsi yiko nina gukuraho umutwe kurwana n'ibintu ubuyobozi burahari kurwana n'ibintu mwaturetse Stone Killamani ndakubise nivanga mu by'urugo rwawe ntabwo urabyivanga nivanga mu by'urugo rwawe vari ni wari wabyivangamo wari bumara wari wabona n'umunsi umwe nza kwivanga mu bibazo bya mushiki wawe ariko se witangira ibi nibyo nabonye mbare rimwe kabiri ntabwo byemewe naduhaye terengere Devu twitse muri bibazo byanjye yiko nanjye nicyo cyaka bave mu nzira nshira bihaza duhetera njye nk'umutungo oya no si ushaka umwongera kumwora ariko ntabwo twemera kurwana ntabwo twabyemera kurya umuntu yantwara umugore narebera wajya kumureka ariko kurwana ntamuretse ariko tukarwana mumureke icyo ashaka David ni waba ari kunyiza nawe njyewe tureke turwane niba ari wirwana kira abagabo tubaretse bakwicana gende tayawe ntabwo wantwara umugore ngo wiri kurya za mayonnaise na maza na AISHA bijyane mu buyobozi ibyo nibyo kira kwihana kwagiye mu buyobozi kira kwihana ntabwo umugore wanjye nyine reka tubyumvikane
umugore wawe mugusubeze umujyane baduheterenge nawe terese nyine baduheterenge nawe sibyo ntabwo ari ngombwa umugore ushaka Aisha ngiye kugera mu tumbure mu nzu musohore nishaka ndamukuzanira iwawe uhaye amasaha 20 yego Aisha minamubonye yego kangwina unama nuname hanyuma mwe ay sohoka muri iyo nzu shayihangane mbabarira wa mugani kubita inzu bipfunze oya basi 10 umugabo wanjye yagiye guhaha yagiye guhiga pe araza yazanye ndabizi natanya kohereza nta saa sita bageze hano natanya go oya ntago nyishyuje ariko nta kibazo urakoze oya mudugudu yadusabye raporo y'abana bataye amashure komera mwa ariko zo ururugero nari yanza kureba kandi gatoya ariko iyo raporo yikora uyirangiza uyiro nonze kuburuza mu ubimenda biha chef de zone oya ntacyo gutwara makuru mwakiramira ndaho ndashima Imana afite amani ntacyo mbaye ariko shangiza amahirwe ndakubonye sha umufundi wanje mwana yagize ibibazo ngo nimba yarakubise umugore we baramufunze kandi hari utuntu turi kuvunguka ku nzu yanjye ariko uzashake muri ntago kugira ngo ujye wokisha abantu bamwe wabundi nyine wagukoreraga ubari gukorera he bari yase ko barabaye babirukanga banamenya ngo namushakira he ariko arizemo rubaka neza cyane kuko yanyubakiye inzu hari igisenge cyane cyari cyagizemo ikibazo gutya cyahomotse aragitera muri nta kibazo gifite aho yabona abanyagukorera gasaba umva rero icyo nakubwiraga ariko se wajyamaga he ko nawe baguri bigenda kandi nari nje kureba nabyukiye muri rwaserera mu byiwanje biriya byamazu ni rwaserera no hari wanze kugize neza kandi mabanje aranyishe mu modoka ariko ubwo yanze kunyishyura ariko dore uyu muhungu nawe muzanye kugira ngo nawe mubaruze nawe yayaje mu nzu zanjye uyu niwe wisibo dore uyu dushimye uyu se kera twabitaga abanyumba kumbi kuranzi ko imiryango zawe zose barimo si uyu nguyu yaraja muguye harimo warayisohotse bw'umuyayi nawe uraho ngaho niwe yijyama cya kindi kimeze nk'ikirayi cyahere kugisohoka abo yayibitaho nabashobora reka nkubwiremo uzagifata abantu wizeye ariko niba ariko ndabona ari umuhungu muzima ariko mukanisha urakanika yazadukanika ubusungu afite amafaranga koko ase ufite miseno amafaranga ntago ari ikibazo ahubwo ni inzu nose sha uruwa heshe ngewe ndo wa Karuruma 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 niyo turuka cyangwa ni gukorera niho nkorera muguhe murenge Karuruma ko neza ngo ni muri town uguhe murenge ko Karuruma yose nyizi uyize urimo kuvuga Karuruma utese haruwagira yageze mu musozi rero cyose ugira gize gitifu wanyu sintuza bite ayi nta bite iri hano habe na ntoya wabaye iki se mugabo mwiza ayi ndagukunda pe ndetse cyane ariko singiye kuzapfa zinga ibikapu byawe n'umutima mwiza ngo herekeze ngushyire umugabo wawe umugabo wawe yasaze yasaze kuva mu gitondo nkubwira ngo ngiye mu kazi akusheri wakuntu uri kwisaza ubu kiramani yasaze se niwe muntu muri mufitanye ikibazo se umva nkubwire kuva mu gitondo mpaguruka hano ngo ngiye ku kazi yanyirukankanye karitsiye yose twayimajije amaguru nta nubwo nshaka kubyibuka Aisha nta nubwo nshaka kubyibuka ni kiramani uri kuvuga cyangwa no kiramani umugabo wawe hari uwundi se ariko umugabo wanjye we umugabo wanjye afite n'idebo kiramani romenya ngo yasaze nta nubwo ashobora gutuma subumbi kubwira gute kugira ngo byumva ye hayo nta nubwo byumvikana ntabwo wabimbwira ngo mbyumve gute se none se ubundi tuvugishije ukuri kwiruka gusa se yayiruka ndebera navuye hano meze gutya navuye hano rawe gukabye nese tuvugishije ukuri ninjye wivura gusa mu muhanda ndaza kiramani akurusha imbaraga kuki kiramani akurusha imbaraga ako nawe umva iryo zina kiramani
ubundi mwahuye yitwa Kiramani cyangwa yaryiswe nyuma? aha ni twawe mugabo agitwa Nika ariko iwabo isirino yiwe yitwa Kiramani. Ubwo rero iyo Kiramani ifite aho yaturutse. Ntashaka no kumenya, ntashaka no gusobanukirwa. Bikana Kiramani agakusha imbaraga. Hakujya gasa. Gwiki? Azi ibyo nuri kwifata ko bimbuka bibeshya. Akubise Stone, akubita Soroba. Akubita abandi ndabibagiwe. Nese abo bose mwajyanye ku kazi. Karuruma Nikorode. Ni korode sha ni korode. Ndakubeshye ni Peter naga ari korode. Akuzi kwari byo mwakirami ni Peter ni Peter kuko karuruma ndagiye karuruma uwo korode ari umukuye Waheruka ryari? ntaheruka ariko kenshi tuba turi kuhacara turi kugenda mu kazi ubu se yakwishuye nk'ameza ngaho uyu mwana atandatu afite misene rwo muhunu murebuke atandatu aragafite tu ubwo nuko umwanzuza nkamwanzu nagira ngo nje nanye ni igipapuro nyandikire nagira ngo umwandikemo muze nagira ngo umwandikemo ajye mu isibo yacu tumumenye ko hari kuko cyagiye ubwo uyu nguyu ujye kujya muri iriya nzu ariko musa witonde ntabwo tuzagena nk'abo yaye nagusakara ngenda ameze neza ntacyo muzehe imwe ya tuba nkubwire ibintu byo gucumukira abapangayi batwara abagore b'abantu aba biraza kugukoraho cya gipangu cyawe ndagishumika ngiye kugura esanse ndagitwika ndagishira hasi abapangayi bagenda batemwa ntabwo bari abapangayi cumi muri iyo nzu yanga imbere y'ingiyi nuza yabagamo wa muhungu wa Wolfonse harimo n'abantu basashe barimo ibagiye amavuba rero uriya muhungu yarwariye umugore ariko barigenda iriya nzu ndayibatwikiraho ntuzi narakaye imbere ukuvuye n'ugiye ku kazi wowe na Soroba na Valence nande gute ndirukanse nzi ngo ndamucika niba afite amadayimoni akorana nayo simbizi ngeze imbere nzi ngo namusize ngiye kubona mbona nguwo urumva nyimubona nta kindi ambwiye habe na gito papa inshi hasi ngize ngo ndirwanaho urumva ayi none tubikore nkandira umugongo gukora wuvuna nyine tubikore gute ngiki ni gisubiza no kuza ngo mzingi bikapo ngende ashino kindi nakora nese umungenge nkeneye kwirirwa ndwana umunsi wose ndwana na Kiramani akonyagasani ya no ngiye guhura nawe ya ayi ntabwo uri kubyumva wowe oya ndi kubyumva ariko nyine bigende ese kutabiha agaciro nyine singa imyenda ni ariko nzigi niyo solution singigenze gute ngiye kurwana nawe ako no mugabo mfite niba ikababara ntabwo nyine umva nkubwire wimuka ndagukunda urabizi nawe urankunda sibyo nubundi tuzaduhura mu ibanga ariko uzingukunda neza gatoya ntaho ndi buge ese kugiye kunyicisha yi none se reka nkubaze gatoya uzi impamvu se ariko reka ntago ngiye kuvuga wenda muvuge neza ngo nuko ngo yabuze umugabo wanjye ariko afite rezo ubwo ushatse kungira umunyamakosa no kuba narakuzanye hano nari bisikari kugiye kuvuga ntago ari ibyo ngiye none se rezo yindi uvuga afite ni reka ubwire impamvu afite rezo ntago warasinye kuri Katanya ntago ndasinye kuri Katanya ntago turatandukana neza icyo gihe ndacyari umugore wiwe mu mategeko sibyo uracyari umugore wiwe nyine niyo mpamvu ndi kukuzira oya buretse se gatoya reka njyewe ngende ukumva mareze papuro bya Gatanya abisinye ntagazongera gukoraho ariko mu gihe bitarabaho ubona Kiramani wiruka arabyemera si atabyemera ayigira voronge nta maguru ufite yo kujya nkora niruka kiravuyo Gatanye bayibahengewe niba ari ukubana nawe tubane mu mahoro reka nkubwi bwa busare bwa nuko mumeze aragukubita akanakurukangana akanagushyikira Kiramani nyana nyine oya Kiramani uko wenda aragukubita pe agufasha no kwirukanka aragusiga nirukanse ndamusiga ngeze imbere ngiye kubona mbona yahananze ndabise niba akorana n'amashitani cyangwa ari ibiki simbizi umenya afite amagini iwabo bakorana nini hangane basi hangane kugiye kugenda ni icyo kibazo cyenye cyagihari ngikemuka nagazongera nta hantu uzongera gura na Kiramani kutirigongo ruvuniyemo ako nawe bikabye tugenda nkandire nkabya songo nkabya nkandagiye gutya arasyonyura tugenda mukandire ukabyangiye nese ko umuntu usigaye wicaye uriya mugore yari uwawe uriya mugore yari uwanjye arifata yari umupangayi wanjye aramufata kwa mujya ku kazi shuka umugore wabajya guseka n'abapangayi shukanirega papa ariko baryenye muze wallahi baryenye namura ariko turashima ndarahe rora nishimye wowe nkuva mu nzira
muzareka nkubwire ariko ntabwo murasinzirana ntabwo murasinzirana ego komana yanjye hey shida sureba ni mu ryamano we muze ugatumikira abantu batwaye abagore b'abandi ubundi wagukura ibifu ngarura ibifu oya muvarimo iki mbakirame nguhaye gasopo uragiye mwa 1 2 3 mbahaye amasaha 28 n'umutarabaheza kuri yawe iraze ndashira hasi kansubire ndayiba ndashira hasi muze wari urariko urahora komeye kiraje Davido muzaje shaka atanga ingwano ziwe zamuvuriye muze mutwara abagore bana la hey yemwe niko murimo canke murimo cyangwa cyamurukuninira mwajindira cyangwa mukavuga mumvira mwaga mugatinyuka mukarakaza kiramane ntabwo mujya kuzanyicisha cyangwa hari ntabiriyo ariko uko biri kose ndabahapiriye aramfasha hano arankanze